Amahoro ya Kristo bana b'Imana, ni ka kanya ko gusoma ijambo ry'Imana, turimo gusoma igitabo cya mbere cya Samweli, tugeze ku mutwe wa 17. Goliyati umufilisiti asembura Abayisiraheli. Abafilisiti bakoranya ingabo zabo ngo bajye ku rugamba. Bazikoranyiriza isoko y'i Yuda, nuko baca ingando hagati ya Soko na Azeki i Efesidamimu. Sawuli n'Abayisiraheli bakoranira hamwe, nabo baca ingando mu kibaya cy'Umushishi ahateganye n'Abafilisiti, biteguye kubarwanya. Abafilisiti bari ku musozi umwe, Abayisiraheli ku wundi, ikibaya kiri hagati yabo. Bukeye mu ngando y'Abafilisiti hasohoka umugabo w'intwari witwaga Goliyati w'i Gati. Yari afite igihagararo cy'imikono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Mu mutwe we yari yambaye ingofero y'umuringa, yambaye n'ikoti rikozwe mu twuma dusobekeranye kandi riremereye cyane nk'amasikeli 5,000 by'umuringa. Ku maguru ye yari ahafite ibyuma bikingira imirundi, yambaye n'inkota y'umuringa mu bitugu. Uruti rw'icumu rye rwanganaga n'igiti cy'ababoshyi b'imyenda, kandi icumu ubwaryo ryapimaga amasikeli 600 y'icyuma. Umutwaje ingabo ye yamugendaga imbere. Araza ahagarara imbere y'ingando za Isiraheli, maze arangurura ijwi ati, "Niki cyatumye muhagurutswa no gushoza intambara? Sindi umufilisiti, naho mwe mukaba abacakara ba Sawuli? Mwihitemo umuntu umwe, maze amanuka ansange. Nagira imbaraga zituma turwana akanyica, ubwo tuzahinduka abacakara banyu. Naho niturwana nkamurusha imbaraga nkamwica, ni mwebwe muzahinduka abacakara bacu, maze mudukorere." Umufilisiti arongera aravuga ati, "Uyu munsi nsembuye ingabo za Isiraheli, nimumpe umuntu aze turwane." Sawuli n'Abayisiraheli bose ngo bumve ayo magambo y'Umufilisiti, barakangarana bakuka umutima. Se wa Dawudi amwohereza ku rugamba. Dawudi yari umuhungu w'umunyefurati w'i Betelehemu ya Yuda witwaga Yese, wari ufite abahungu 8. Mu gihe cya Sawuli uwo mugabo yari ashaje, ageze mu zabukuru. Abahungu bakuru 3 ba Yese bari baratabaranye na Sawuli. Abo uko ari 3 ni uw'imfura Eliyabu, uw'ubuheta Aminadabu, n'uwa 3 Shama. Dawudi rero yari umuhererezi, abo bakuru 3 bakaba ari bo bari baratabaranye na Sawuli. Ariko Dawudi uko yajyaga kwa Sawuli, yagarukaga n'i Betelehemu kuragira amatungo ya se. Nuko Umufilisiti akomeza kubasatira uko bukeye n'uko bwije, amara iminsi 40 yose yigaragambya. Bukeye Yese abwira umuhungu we Dawudi ati, "Akira izi ngano zikaranze n'iyi migati 10, maze wihute ubigemurire bakuru bawe bari ku rugamba. Naho aya masoro 10 y'amavuta urayaha umutware w'umutwe w'ingabo barimo. Urebe bakuru bawe, kandi bakubwire uko bamerewe aho ku rugamba, banaguhe ikimenyetso cy'uko wagezeyo." Bari kumwe na Sawuli n'Abayisiraheli bose mu kibaya cy'Umushishi, bararwana n'Abafilisiti. Nuko Dawudi azinduka mu gitondo cya kare, amatungo ayasigaho undi mushumba, afata izo ngemu, aragenda nk'uko Yese yabimutegetse. Agera mu ngando mu gihe ingabo zari zigiye kurwana, zavuzaga urwamo rw'intambara. Ingabo z'Abayisiraheli n'iz'Abafilisiti zari zishyamiranye. Dawudi abitsa umunyabintu umutware we, aherako ariruka ajya ku rugamba, maze aramutsa abakuru be. Igihe akivugana na bakuru be, ingabo z'Abafilisiti zirazamuka. Cya gihangange cyitwa Goliyati, umufilisiti w'i Gati, azirangaje imbere. Nuko atangira gusubira muri ya mihigo ye uko asanzwe. Dawudi aramwumva. Ngo barabuka uwo mugabo, Abayisiraheli bose bagira ubwoba bwinshi, maze barahunga. Abayisiraheli baravuga bati, "Mbese mwabonye uriya mugabo uzamuka?
nta kindi kimuzanye kitari ugukoza isoni Isiraheli. Umuntu uri bumwice, umwami azamugororera ibintu byinshi, azamushyingira umukobwa we, kandi azaha inzu y'icyubahiro cy'akarenga muri Isiraheli. Dawudi asaba kurwanya Goliyati. Dawudi abaza abantu bari hafi ye, ati umuntu uzica uriya Mufilisiti agahanagura ikimwaro kuri Isiraheli, harya ngo azagororerwa iki? Mbese yaba ari muntu ki uriya Mufilisiti utagenywe, akaba asuzugura ingabo z'Imana ihoraho? Abantu bamusubirira mu byo umwami yavuze, bati uko niko bazagororera umuntu uzamwica. Maze Eliyabu mukuru we w'imfura yumva Dawudi avugana n'abo bantu, aramurakarira cyane, maze aramubaza ati mbese wazanywe n'iki hano? Amatungo yawe wayasigiye nde mu butayu? Ndakuzi wowe n'amarere yawe n'ubwibone bwawe, ubwo wazanywe no kureba intambara. Dawudi aramusubiza ati ariko se ngize nte? Nta kintu kibi nkoze uretse kuganira. Ubwo amuva iruhande asanga undi muntu, nawe amubaza cya kibazo cye. Undi amusubiza nanone nk'uko abambere bamusubije. Nyamara ayo magambo Dawudi yavuze bari bayumvise, bayasubiriramo Sawuli, nuko aramuhamagaza. Dawudi abwira Sawuli ati ntihagire n'umwe ukuka umutima kubera uriya Mufilisiti, jyewe umugaragu wawe ndajya kumurwanya. Sawuli abwira Dawudi ati ntiwashobora kurwana n'uriya Mufilisiti kuko ukiri muto, naho akaba ari umugabo wamenyereye intambara kuva mu busore bwe. Dawudi asubiza Sawuli ati jyewe umugaragu wawe nari umushumba w'amatungo ya data, iyo habaga haje intare cyangwa ikirura maze igatwara intama imwe mu mukumbi, narayikurikiranaga nkayikubita maze nkayiyambura. Yaba impindukiranye nkayifata ubwoya, nkayitura hasi maze nkayica. Ubwo umugaragu wawe yishe intare n'ikirura, uriya Mufilisiti utagenywe azamera nka kimwe muri byo, kubera ko yakojeje isoni ingabo z'Imana ihoraho. Dawudi arakomeza ati uhoraho wankijije inzara z'intare n'iz'ikirura, ubwe azandokora n'ikiganza cy'uriya Mufilisiti. Sawuli abwira Dawudi ati ngaho genda, maze uhoraho abe kumwe nawe. Dawudi yica Goliyati. Nuko Sawuli yambika Dawudi imyambaro ye bwite, amwambika ingofero y'umuringa mu mutwe, amuha n'ikoti ry'icyuma. Dawudi agerekaho n'inkota ya Sawuli, maze agerageza kugenda bibi by'ubusa kuko ataramenyereye iyo myambaro. Nuko Dawudi abwira Sawuli ati sinshobora kugenda nambaye ibi byose kuko ntabimenyereye. Maze arabyiyambura. Aherako afata inkoni ye mu ntoki, atoragura amabuyengeri 5 mu mugezi, ayashyira mu gahago ke ka gishumba. Afata n'umuhumetso we, maze agenda asanga Umufilisiti. Umufilisiti nawe aza arangajwe imbere n'umutwaje ingabo ye, atangira buhoro buhoro gusatira Dawudi. Nuko Umufilisiti yitegereza Dawudi, maze aramusuzugura kuko yari akiri umwana, yari inzobe kandi afite uburanga buhebuje. Umufilisiti niko kubwira Dawudi ati mbese wabonye ndi imbwa kugira ngo unsange witwaje inkoni? Nuko Umufilisiti avumisha Dawudi izina ry'Imana ze. Umufilisiti abwira Dawudi ati ngaho niba wiyanga, ngwino nkugabire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu gasozi. Dawudi aramusubiza ati wowe unteye witwaje inkota, intambi n'icumu, naho jyewe nje nitwaje izina ry'Uhoraho umushobora byose, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uhoraho arakungabiza, ndakwica maze nguce umutwe, kandi intumbi z'ingabo z'Abafilisiti ndazigaburira inyoni zo mu kirere n'inyamaswa zo mu gasozi, maze isi yose izamenyereho ko muri Isiraheli hari Imana. Bityo iri koraniro ryose rizamenya ko Uhoraho adakoresha inkota cyangwa icumu, niwe mugenga w'ingabo, kandi arabagabiza ibiganza byacu. Nuko Umufilisiti uko yakemaraye ava aho yari ari, aza asanga Dawudi. Nibwo Dawudi akataje agana urugamba, asanga ni Umufilisiti.
Dawudi akora bwangu mu gahago ke, akuramo ibuye, ariteresha umuhumetso, arikocora mu gahanga k'Umufilisiti, maze riracengera, agwa ku butaka yubamye. Nguko uko Dawudi yivuganye Umufilisiti, akoresheje ibuye n'umuhumetso, amutsindaho aramwica. Ibyo Dawudi yabikoze nta nkota afite mu ntoki. Nuko Dawudi ariruka, ahagarara hejuru y'Umufilisiti, akura inkota y'Umufilisiti mu rwubati, aramusonga kandi amuca umutwe. Abafilisiti ngo babone ko intwari yabo ipfuye, bariruka barahonga. Ubwo Abayisiraheli n'Abayuda barahaguruka, bavuza akamo k'intambara, bakurikirana Abafilisiti kugera i Gati no ku marembo ya Ekironi. Imirambo y'Abafilisiti yari irambaraye ku nzira, kuva i Shirayimu kugeza i Gati n'i Ekironi. Bamaze kubakurikirana igihe kirekire, Abayisiraheli barahindukira, basahura ingando abo Bafilisiti barimo. Dawudi afata umutwe wa Mufilisiti awujyana i Yeruzalemu, naho intwaro yamucuje azibika mu ihema rye. Yonatani agirana isezerano na Dawudi. Ubwo Dawudi yajyaga kurwana n'Umufilisiti, Sawuli yaramwitegerezaga, maze abaza Abuneri umugaba w'ingabo ze, ati uriya muhungu ni uwande Abuneri we? Abuneri aramusubiza ati ndagatuma utabaho nyagasani, ntabwo muzi. Umwami arongera ati baririza se w'uriya muhungu uwo ari we. Aho Dawudi agarukiye amaze gutsinda Umufilisiti, Abuneri amuzana imbere ya Sawuli, afite umutwe w'Umufilisiti mu ntoki. Sawuli aramubaza ati harya uri mwene nde wa musore we? Dawudi aramusubiza ati ndi umuhungu w'umugaragu wawe Yese w'i Betelehemu. Nuko Dawudi amaze kuvugana na Sawuli, Yonatani ahita amwihambiraho, amukunda nk'uko yikunda. Uwo munsi Sawuli ahita agumana Dawudi, ntiyamukundira gusubira kwa se. Nuko Yonatani agirana isezerano na Dawudi, kuko yamukundaga nk'uko yikunda. Yonatani yiyambura igishura yari yiteye, maze agiha Dawudi, ndetse amuha n'ibyo yari yambaye ku rugamba, kugeza ku nkota ye, umuheto we n'umukandara we. Aho Sawuli amwohereje gutabara hose, Dawudi yaratsindaga, bituma amugira umugaba w'ingabo ze. Yari akunzwe na rubanda rwose, ndetse n'abagaragu ba Sawuli baramukundaga. Sawuli ashaka kwica Dawudi. Igihe batabarutse, Dawudi amaze gutsinda Umufilisiti, abagore basohoka mu migi yose ya Isiraheli, baza gusanganira umwami Sawuli, bafite ingoma n'inanga, baririmba kandi babyina imbyino z'ibyishimo. Abo bagore basingizaga bikiranya, bavuga bati Sawuli yishe abantu 1000, naho Dawudi yica ibihumbagiza. Sawuli yumvise ayo magambo, aramurakaza cyane, maze aravuga ati Dawudi bamubazeho abantu ibihumbagiza, naho njyewe bambaraho 1000 cyonyine. None se ashigaje ikindi kitari ubwami? Guhera uwo munsi Sawuli atangira kureba nabi Dawudi. Bukeye umwuka mubi uturutse ku Mana ufata Sawuli, atangira gusaragurika mu nzu ye. Ubwo Dawudi akaba aracuranga inanga ye nk'uko yabigenzaga mu yindi minsi, naho Sawuli afite icumu rye mu ntoki. Nuko Sawuli akorera icumu rye, yibwira ati ngiye kubamba Dawudi ku rukuta. Maze Dawudi amwizibukira inshuro 2. Sawuli yahise atinya Dawudi, kuko Uhoraho yari kumwe nawe, naho Sawuli Uhoraho akaba yaramwitaruye. Sawuli abibonye atyo, amwikura iruhande, amugira umugaba w'ingabo 1000. Dawudi yatabaranaga nazo, kandi bagatabarukana, maze aho ateye hose akahatsinda, kuko Uhoraho yabaga ari kumwe nawe. Nuko Sawuli abonye ibyo bikorwa byose kandi bikomeye, aramutinya. N'Abayisiraheli n'Abayuda bose bakomeza gukunda Dawudi, kuko yari umugaba wabo, agatabarana nabo, kandi bagatabarukana. Sawuli ashyingira Dawudi umukobwa we Mikali. Bukeye Sawuli abwira Dawudi ati dore Meraba umukobwa wanjye w'imfura niwe nzagushyingira, ariko urakomeza kuba intwari ku mirimo yanjye,
kandi urwane intambara z'Uhoraho. Sawuli yaribwiraga ati, ntazangwaho, ahubwo azicwe n'Abafilisiti. Dawudi abwira Sawuli ati, jye naba ndi nde, cyangwa se ubwoko bwa data bwaba ari ubuhe muri Isiraheli, kugira ngo mbe umukwe w'umwami? Ariko Meraba umukobwa wa Sawuli ngo agere igihe cyo kumushyingira Dawudi, arongorwa na Adiriyeli w'i Mehula. Hanyuma ariko Mikali umukobwa wa Sawuli aza kubenguka Dawudi. Babibwiye Sawuli biramushimisha. Ubwo Sawuli yaribwiraga ati, ngiye kumumushyingira amubere umutego, maze Abafilisiti bazabona uko bamwica. Kabiri kose Sawuli abwira Dawudi ati, uyu munsi uraba umukwe wanjye. Nuko Sawuli ategeka abagaragu be ati, mushyire Dawudi ahiherereye, maze mumubwire muti, dore umwami aragushima, ndetse n'abagaragu be bose baragukunda. Wemere ube umukwe w'umwami. Abagaragu ba Sawuli babwira Dawudi ayo magambo, maze Dawudi arabasubiza ati, mbese murahamya ko byoroshye kuba umukwe w'umwami? Jyewe rero ndi umutindi kandi ndasuzuguritse. Nuko abagaragu ba Sawuli bamutekereza uko Dawudi yababwiye. Sawuli yongera kubabwira ati, muzabwire Dawudi muti, nta yindi nkwano umwami akeneye itari ibinyita 100 bikebwe ku Bafilisiti, kugira ngo abone uko umuhorera abanzi be. Ubwo Sawuli yibwiraga ko Dawudi azicwa n'Abafilisiti. Abagaragu ba Sawuli ngo bamare kubwira Dawudi ayo magambo, yishimira kuba umukwe w'umwami. Ariko igihe cyo kumushyingira kitari cyagera, Dawudi arahaguruka ajyana n'ingabo ze ku rugamba, yica abantu 200 mu Bafilisiti. Nuko Dawudi azanira umwami ibinyita byakebwe ku Bafilisiti, babibarira imbere y'umwami kugira ngo Dawudi abe umukwe we. Nuko Sawuli amushyingira umukobwa we Mikali. Sawuli amenya neza ko Uhoraho ari kumwe na Dawudi, kandi ko n'inzu yose ya Isiraheli imukunda. Nuko Sawuli arushaho gutinya Dawudi, kandi arushaho kumwanga. Bukeye Abafilisiti bongera kugaba ibitero. Buri gihe uko bateraga, Dawudi yarabatsindaga, akarusha kure abagaragu bose ba Sawuli. Nuko bituma izina rye riba icyamamare. Yonatani ahakirwa Dawudi kuri se. Nuko Sawuli amenyesha umuhungu we Yonatani n'abagaragu be bose imigambi ye yo kwica Dawudi. Nyamara ariko Yonatani umuhungu wa Sawuli agakunda cyane Dawudi. Nibwo Yonatani abwiye Dawudi ati, data Sawuli arashaka kukwica. None rero ejo mu gitondo uzirinde kugaragara, uzihisha ahantu hiherereye. Naho jyewe nzasohoka njyane na data ku gasozi hafi y'aho uzaba wihishe. Nzamubwira ibikwerekeyeho, nimenya icyo abitekerezaho nzabikubwira. Nuko Yonatani ahakirwa Dawudi kuri se, aramubwira ati, nyagasani, uramenye ntugirire nabi umugaragu wawe Dawudi, kuko atigeze agucumuraho, ahubwo ibikorwa bye by'impangare bikaba byarakugiriye akamaro. Yemeye guhara ubugingo bwe, arwana n'Umufilisiti aramutsinda. Uhoraho yuzuriza muri we igikorwa gikomeye muri Isiraheli. Ibyo warabyiboneye kandi biragushimisha. None ni kuki ushaka gucumura, umena amaraso y'umwere Dawudi, ushaka kumwica nta mpamvu? Dawudi ngo yumve amagambo ya Yonatani, aramurahira ati, ndahiye Uhoraho ko ntazamwica. Nuko Yonatani ahamagara Dawudi, amubwira amagambo yose yavuganye na se. Hanyuma amugarura kwa Sawuli, akomeza kumukorera nk'uko byari bisanzwe. Dawudi akizwa na Mikali. Bukeye intambara y'Abafilisiti yongera kurota. Dawudi aratabara, arwana nabo, arabahashya bikomeye, maze barahunga. Umwuka mubi uturutse kuri Uhoraho wongera gufata Sawuli, akaba yari yicaye mu nzu ye, afashe icumu mu ntoki, naho Dawudi acuranga inanga ye. Sawuli ashaka kubambisha Dawudi ku rukuta icumu rye, ariko Dawudi araryizibukira, maze ryishinga ku rukuta. Dawudi akiza amagara ye, ahita ahunga. Muri iryo joro Sawuli aherako yohereza intumwa kwa Dawudi kugira ngo bamwubikire, maze nibucya mu gitondo bazamwice.
Mikali umugore we arabimenya, maze abwira Dawudi ati nudakiza amagara yawe iri joro, ejo uzapfa. Mikali ahungisha Dawudi, amumanurira mu idirishya, aragenda maze akira atyo. Nuko Mikali afata igishushanyo cy'ikigirwamana, akirambika ku buriri, ashyira ku musego umwenda w'ubwoya bw'ihene, maze acyorosa umwenda. Sawuli yohereza intumwa ze gufata Dawudi, maze Mikali arazibwira ati Dawudi ararwaye. Nuko Sawuli ngo abyumve, yongera gutuma intumwa ze kureba Dawudi, arazibwira ati mugende mumuterure ku buriri bwe, maze mumunzanire mwice. Intumwa ziraza ngo zirebe mu buriri, zihasanga cya gishusho na wa mwenda w'ubwoya bw'ihene ku musego. Nuko Sawuli ararakara, abwira Mikali ati ni kuki wanshutse utyo ugacikisha umwanzi wanjye? Mikali asubiza Sawuli ati niwe wambwiye ngo ndeka ngende, naho ubundi ndakwica. Dawudi na Sawuli kwa Samweli i Rama. Dawudi yabonye akize, aracika asanga Samweli i Rama, amutekerereza ibyo Sawuli yamukoreye byose, nuko bombi bajya gutura i Nayoti. Baza kubwira Sawuli bati Dawudi ari i Nayoti i Rama. Nuko Sawuli yoherezayo intumwa gufata Dawudi. Ngo zigereyo, za ntumwa zihasanga itorero ry'abahanuzi bariho bahanura, na Samweli ahagaze imbere yabo. Ubwo umwuka w'Imana uzizamo, nazo ziratwarwa zitangira guhanura. Babibwiye Sawuli, yongera koherezayo izindi ntumwa, nazo ngo zigereyo zirahanura. Sawuli yoherezayo ubwa gatatu izindi ntumwa, ariko nazo zigezeyo biba kwa kundi, ziratwarwa zirahanura. Bukeye Sawuli ubwe arahaguruka ajya i Rama, ahingukira ku iriba rinini ry'ahitwa Iseku. Ahageze arabaza ati Samweli na Dawudi bari hehe? Baramusubiza bati bari i Nayoti i Rama. Sawuli niko kujya i Nayoti i Rama, nawe umwuka w'Imana umuzamo, aratwarwa, atangira guhanura inzira yose kugera i Nayoti i Rama. Agezeyo yiyambura imyambaro ye, maze atangira guhanura imbere ya Samweli. Hanyuma yitura hasi yambaye ubusa, aguma atyo umunsi n'ijoro. Niyo mpamvu bavuga bati mbese Sawuli nawe ari mu mubare w'abahanuzi? Nimwakire ijambo ry'Imana.